Munyana yabanaga n'ababyeyi be na nyirakuru wari ushaje cyane. Akenshi iyo atabaga ari kwiga yabaga ari kumwe na nyirakuru. Se na nyina bakoreraga kure bagataha batinze. Bakoranaga uturimo dutandukanye. Umurimo umwe watangazaga Munyana ni uguhaha. Yibazaga ukuntu nyirakuru utarigeze yiga amenya umubare w'amafaranga yishyura. Umenya ute gukoresha amafaranga? Uzi ko ntegereza ko umbwira ngo nkubarire batakwiba ngaheba? Guhera ubu ngiye kuguhishurira ibanga ryanjye. Iki ni iki? Iki ni igisoro. Naho utu dusaro ni insoro cyangwa se inka. Ubu tugiye kubuguza ariko gukina igisoro. Bagabana insoro umwe 32. Buri wese afata uruhande rwe rugizwe n'utwobo 16. Genda ushyira insoro enye muri buri kobo. Nawe abigenza atyo. Iyo babuguza babanza guca umuvuno. Uterura mu kobo ushatse, insoro ukagenda uzinyanyagiza muri buri kobo. Ugenda uzenguruka ushyiramo kamwe kamwe. Aho zirangiriye uyora izihari ugakomeza uzenguruka. Urakina kugeza aho zirangiriye mu kobo karimo ubusa. Babyita guca. Inka zawe zirangiriye mu kobo gateganye n'utwanjye dufite insoro urazitwara. Ukazivanga na za zindi zawe, hanyuma ukongera ukazikina uhereye aho wari watangiriye. Ubwo buriye. Wari umukino utoroshye kuri Munyana. Uko iminsi yashiraga niko yagendaga atahura ubufindo bw'uwo mukino. Byamusabaga gutekereza cyane. Akamenya guterateranya insoro ze kugira ngo arye iza nyirakuru. Kubuguza igisoro byatumye Munyana amenya gukora imibare neza. Atangira gutsinda mu ishuri kurushaho. Anasobanukirwa aho nyirakuru yamenyeye guteranya, gukuramo, gukuba no kugabanya.